Kristo mwami, Mana y'ubwiza n'icyubahiro, Mana y'urukundo n'imbaraga, Mana y'agakiza kacu, byiringiro byacu, unezero wacu, imbaraga zacu. Nyagasani ugira neza, urakwiriye gushimwa, ubereye guhimbazwa. Abakuru n'abato, ibyaremwe byose bikavuga kugira neza kwawe Yesu. Uko twagaye tukubona Uwiteka Imana, tugenda tubona imbaraga zawe zikomeye. Ijambo ryawe ni ubuzima kuri twe. Fasha umwanya wo kuganira ijambo ryawe, Mwami Yesu. Reka ijambo ryawe ryubaka ubugingo bwacu, ijambo ryawe ryubaka ubuzima bwacu. Dukomezwe nawe yo kugira neza. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bavandimwe, ndabashimiye kandi bakira muri uyu mwanya, mwebwe abadukurikiranye barahatandukanye, kugira ngo mbiyegereze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, kugira ngo tubane. Kandi cyo mpamya nuko ijambo ry'Imana rigira neza. Ijambo ry'Imana riza ryubaka ubuzima bw'umuntu. Ijambo ry'Imana riza rikomeza ubuzima bw'ucitse intege. Ijambo ry'Imana rikongera kandi rigaha icyerekezo umuntu udafite icyerekezo. Ijambo ry'Imana rifite akamaro gakomeye, rifite agaciro gakomeye ku buzima bw'umuntu wamenye Imana. Abamenye Imana bakwiriye kubaho mu buzima bujya ijambo ryayo. Usoma, meditate, utekereza ijambo ry'Imana. Tukariganira nk'uko tugiye kuriganira, ariko kandi ugafata n'ibihe byawe ukaritekerezaho, kugira ngo ukunde wubakwe, ukunde ukomere. Turaganira ijambo riri muri Zaburi ya 34, Zaburi ya 34, mu mwanya muto, ariko kandi ijambo ry'Imana ntiza riba rito. Wowe rero udukurikiranye, ndasaba Mwuka Wera kugira ngo agusure kandi akore ibikomeye ku buzima bwawe, kugira ngo iri jambo ribe inkomezi. Turaganira ijambo rivuga ngo Imana yita kuba yiyambaza. Imana iza yita kuba yisenga. Imana yita kuba yegera. Imana yita kuba yihamagara. Imana yita kuba yisaba. Uburyo bwose warifremamo teme, ndagira ngo umutwe ni uwo nguwo. Ariko kandi turagenda tuvuga mu bintu bitandukanye, ariko uzahagarara ku ijambo rivuga ngo Imana yita kuba yiyambaza. Igihe icyo ari cyo cyose, yaba ari mu gitondo, yaba ari nijoro, yaba ari ku manywa, yaba ari nimugoroba, Imana yita ku buzima bw'abantu bayiyambaza. God pays attention to those who call on him. God pays attention. He is attentive. God pays attention. Abongereza babivuze neza. Yita cyane, itumbera, irareba, ihora ireba. Ijisho ry'Uwiteka rihora rireba abayiyambaza. He pays attention to those who call upon him. Turisanga mu gitabo cya Zaburi, Zaburi ya 34, in the book of Psalms, Psalms 34. That is those verses we shall read, certain verses. Reka nsome mu izina rya Yesu, some mu rurimi rw'Ikinyarwanda, nimara nje gusoma n'undi no mu Cyongereza, kugira ngo abantu baze kubyumva bose bazadukurikirana. Iravuga ngo nzahimbaza Uwiteka iminsi yose, ishimwe rye rizaba mu kanwa kanje iteka. Uwiteka niwe umutima wanje nzirata, abanyamubabaro babyumve bishime, mufatanye nanje guhimbaza Uwiteka, dushirane hejuru izina rye. Nashatse Uwiteka aransubiza, ankiza ubwoba nari mfite bwose. Ankiza ubwoba nari mfite bwose. Uze gushira agastar, uje guca karongo kuri iri jambo rivuga ngo nashatse Uwiteka aransubiza kandi akora ikintu gikomeye, ankiza ubwoba nari mfite bwose. Ku murongo
wa 8 akavuga ngo marayika w'Uwiteka bambisha amahema yo kugota abamwubaha akabakiza. Umusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza, hahirwa umuhungiraho. Mwubahe Uwiteka mwabera bemwe, nkuko abamwubaha batagira ico bakina. Ku murongo wa 8 kandi marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota abamwubaha akabakiza. Umusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza, hahirwa umuhungiraho. Ku 10 akavuga ngo mwubahe Uwiteka mwabera bemwe, nkuko abamwubaha batagira ico bakena. Ndashimira Imana uyu mwanya kuko twabivuze ngo turaganira ku jambo rivuga ngo Uwiteka yita kuba mwiyambaza, yita kuba musaba, abamwegera agira imbabazi zo kubitaho, agira imbabazi zo kubegera, zo kubumva, zo kubasubiza. Wowe rero dukurikiranye, ndagira ngo ngusubizemo imbaraga muri iri jambo rivuga ngo egera Uwiteka. Dawidi yabibwiye Salomo, aramubwira ngo mwana wanje ngiye kuja iyo basogokuruza bagiye baja, atari ko reka ngusigira umurage. Ijambo rikomeye yamubwiye mu magambo menshi, yamubwiye ijambo rivuga ngo niwegera Uwiteka, niwegera Imana izakwegera, kandi ngo nubona uyigiye uruhunge ngo izakurekura, izakureka. Bitwigisha iki? Bitwigisha yuko dukwiriye gufata ubuzima bwacu tukabwegereza Imana, kugira ngo Imana ikunde tugirire neza, ikunde yite ku byacu, ikunde twiteho, ikunde tugirire neza, ikunde idutabare, ikunde tube hafi. Umuntu wese wubatse ubuzima bwe mu maboko y'Imana, akegera Imana, akayiyambaza, akayisenga, Imana yagiye ikora ibikomeye ku buzima bwe. Uyu mwanditsi rero Dawidi avuga yishimira Imana, avuga yerekana uburyo Imana igira neza. Imana yita ku bayo, yita kuba yiyambaza. Abantu bareke gucika intege n'ibihe, abantu bareke guterwa ubwoba n'ibihe, kuko ibihe bitera ubwoba abatazi ibyo ari byo. Ibihe byose bigenda bigenwa n'Imana. Uwiteka nuzuge n'ibihe, Uwiteka agena ibihe bikaza bikomeye, ikindi gihe bikaza byoroshe. Uko igihe gihe ikindi cyagenwe n'Uwiteka. Iyo abayo bayegereye bakayisunga, Uwiteka abana nabo muri cya gihe kandi akabagirira neza. Ntabwo Imana ishobora kuduta, ntabwo Imana ishobora kuturekura ngo iduhe umwanzi Satani, kuko Satani arimo arahiga impande zose ashaka kugira ngo arebe uburyo kiyo conjomera yomaraho, yokwica, yosenyagura ubuzima bw'abantu bubaha Imana, akabakura ku Mana, kandi akoresheje nawe strategies zitandukanye. He also uses different strategies. Ashaka kugira ngo akure abantu ku Mana, abatera ubwoba, abakangisha ibihe, hanyuma abantu batangire gushakira abantu batangire gushakira kubaho mu nzira zitandukanye. Abenshi ugasanga bavuye ku Uwiteka kubera ibihe, kubera ibibazo, kubera ingorane, kubera icyerekezo, ubuzima badafite icyerekezo. Ugasanga aho bagiye gushakira igisubizo mu zindi nzira zitarizo. Ariko reka nkubwire ngo nimba uri mu bihe bikugoye, igihe icyo ari cyo cyose wicayemo, menya ko Uwiteka yita kuba mwambaza. Haleluya. Menya ko Uwiteka yita kuba mwegera, menya yuko Uwiteka yita kubayo. Niko umwanditsi yavuze ngo nzahimbaza Uwiteka iminsi yose, ishimwe rye rizaba mu kanwa kanje iteka. Kubera iki? Nzabikorera kubera kugira neza ku Uwiteka. Ndabizi ko Uwiteka agira neza. Uyu n'umwanditsi watubwiraga, yarimo twandikira twebwe, turimo turisoma uyu munsi wa none. Ubuzima bwitaye ku Mana, ubuzima bufite icyerekezo ku Uwiteka, Uwiteka bugirira neza kandi arabukomeza, akabwubaka kugira ngo nabwo bukunde buremerwe amashimwe, kuko amashimwe dutanga imbere y'Imana tuyatangishwa n'ibyo Uwiteka akora bikomeye. Nimba Uwiteka yita kubasaba, kuba mwiyambaza, kuba musaba, nawe agira neza kandi agakora ibikomeye. Uwiteka niwe umutima wanje nzirata. Aravuga ngo abanyamubabaro babyumve bishime. Ufite umubabaro nishime, ufite ingorane nishime, hanyuma ngo dushirane hejuru kuzamura izina ry'Uwiteka. Ku murongo wa 5 aravuga ngo nashatse Uwiteka nansubiza,
ankiza ubwoba nari mfite rwose. Koko niko kuri. Hari ibihe umuntu yinjiramo akaremzwa n'ubwoba, ubwoba bugatera umuntu akagira ubwoba, umuntu agatinya, umuntu akananirwa. Hari ibihe bitera abantu ubwoba, kandi koko n'ibihe turimo birasa n'ibiteye abantu ubwoba. Koko ni nako biri, ibihe biteye abantu ubwoba, kuko mu buryo muri financial abantu bari bloqué, abantu bafite crise ikomeye. Mu buryo bw'ibihe nabyo abantu bari mu bihe by'intambara zikomeye. Ariko kandi uwashatse Uwiteka yaba atinye, yaba ari mu bihe by'ubwoba, Uwiteka azamuzamura akamukomeza, azamumara ubwoba akamukura mu bwoba. Nimba ushaka gushira ubwoba, shaka Uwiteka. Uwiteka azagukura mu bwoba, agukomeze, akubake, ushikame, ukunde ubeho ubuzima. Abantu nabo bazavuga ati ko kuriya muntu ni uw'Imana. Reka dukure kubaka ubuzima bwacu kugeza aho n'abandi batureba bamenya ko Uwiteka agira neza. Uwiteka agira neza. Ntidukwiriye kubaho ubuzima buhamya Kristo, buhamya kugira neza kw'Imana, ariko kandi abantu batureba bakabona sibwo ubuzima tubayemo. Bari ukubesha, bari ukubwira abantu bitari byo. Nimba wizera ko Uwiteka agira neza kandi ukaba uri umwizera, waramenye Kristo, waramenye imbaraga zo kugira neza kwe, imbaraga zo kugira neza kwiwe, shira ubwoba. Niko umuririmbyi yavuze ngo shira ubwoba, ngo uririmbe, ngo imbabazi ze. Shira ubwoba, ukomere. Uwiteka amara ubwoba. Uwiteka azatinyura bamwegereye, abafite ubwoba bugashira, abantu bagakunda bagakomera. Hari ingabo zidukose. Ubundi ubuzima bwacu Uwiteka yabwubatse mu buryo bukomeye cyane, ku buryo ubuzima bwacu bufite ingabo zibubereye maso. Hari marayika ushinzwe ubuzima bwa buri wese. Wowe utinye rero ko nkubwira ngo menya ko hari ingabo zicinze ubuzima bwawe, menya ko hari ingabo zikurinze, menya ko hari ingabo zigukingira, menya ko hari ingabo zikurinda. Ufite security ikomeye, ufite ubuzima buri protege. Witinya, shira ubwoba, ahubwo ufate ibihe uririmbe kugira neza kw'Imana. Niryo jambo numva rikomeye. Marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota abamwubaha. Abubaha Uwiteka barinzwe n'ingabo zikomeye. Niko umugaragu w'Uwiteka umwe yigeze gusengera umugaragu we, bari kumwe, afite ubwoba, arebye ingabo z'Abasiriya ukuntu zibagose, ukuntu bagoswe impande zose. Warangiza agira ubwoba, araza abwira umwami we, amubwira ati turashize. Afite ubwoba buteye ubwoba, ariko ngo arangiza asenga Imana, arambwira ngo hezura amaso ye ngo arebe ingabo zitugose. Imana ngo hezura amaso ye ngo aje kureba, abona ingabo zikomeye ziteye ubwoba zibarinze. Twe abubaha Uwiteka bararinzwe, baragoswe, be gutinya, be gucika intege. Ahubwo nimba ufite ubwoba, banza urebe ngo se ubuzima bwawe bwubatse kurinde, bwubatse mu zihe mbaraga, bwubatse ku zihe mbaraga. Nusanga hariho gutendebukirwa, nusanga hariho gucika intege muri wewe, nusanga hari aho watibutse, hari imbaraga yatibutse muri wewe, ongera wubake ubuzima bwawe ku Uwiteka. Hanyuma Uwiteka akunda kurinde kandi agukomeze. Musogongere mumenye ko Uwiteka agira neza, niko yanditse ku murongo wa 9. Ni musogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza, kahirwa umuhungiraho. Uwiteka agira neza. Twabonye neza y'Imana, twabonye kugira neza ku Uwiteka. Naje ubabwira amakuru, mfite ubuhamya. Hari muri bavuze ngo mfite ubuhamya yuko ngo hari mukundwa nawe waba ufite n'ubundi. Ndabizi ko abantu benshi dufite ubuhamya butandukanye. Hari uburyo n'ubumwe n'ubundi twagiye tubona mu imbaraga zo gukomera ku Uwiteka, twagiye tubona kugira neza ku Uwiteka. Twahera kuri ibyo tukabwira abantu gukomera ku Uwiteka, tukabwira abantu gukomera kw'Imana, tukabivuga. Bivuge, turagara uvuga uririmbe gukomera ku Uwiteka. Hanyuma Uwiteka kunda akomeze yubaka ubuzima bwawe urufatiro rukwiriye kandi rwiza. Uwiteka agira neza, Uwiteka agira neza, yaba ari nijoro, yaba ari ku manywa, mu gitondo nimugoroba, mu muhanda uryamye usinziriye. Turindwa n'imbaraga z'Uwiteka Imana ikomeye, kuko Uwiteka agira neza kandi ashobora byose, nta na kimwe kimunanira. Agenga ibihe, niko muri ibyo yaravuze ngo agenga ibihe, nta na kimwe kimunanira, agenga ibihe. Komera nshuti yanje, komera muvandimwe, shikama, shira ubwoba, witinya, ahubwo ubaka ubuzima bwawe ku Uwiteka. Hanyuma ukunda ubone kugira neza ku Uwiteka, yuko Uwiteka agira neza. Ibihe byose waba urimo, ingorane waba urimo, Uwiteka afite imbaraga zikomeye zo kugutabara no kugira neza. Mwubaha Uwiteka, niko ijambo rya ku murongo wa 10 yavuze ngo mwubaha Uwiteka mwabera mwe, kuko abamwubaha batagira ico bakena.
abubaha Uwiteka bafite byose mu kiganza cye. Mu kiganza cy'Uwiteka harimo ibyo dukenera byose. Muri ibyo yaravuze ngo ibyo dukenera byose biri muri Yesu. Mu kiganza cye harimo ibyiza bikomeye, ibyo yabikiye abana bayo, ibyo yateganyirije ubwoko bwayo, abamwubaha, abamwizera, yabateganyirije ibikomeye. Egera Imana, hanyuma ukundi ujye ku byiza by'Imana, ukundi ujye ku byiza byo mu bwami. Mu bwami, nimba uticaye mu bwami ntabwo ushobora kugira ibyiza byo mu bwami. Ariko kandi nimba wicaye mu kibanza cy'ubwami bw'Imana, aho ngaho harimo ibyo wakenera byose, kuko Imana yateganyirije abayo mu bwami bwayo, nimo harimo ibyo dukenera. Ndagukomeza rero muvandimwe, komera ushikame, komere ntutinye, hanyuma Uwiteka azakugirira neza. Uzagenda ubona imirimo itangaje, uzagenda ubona ibitangaza bikomeye, uzagenda ubona ibisubizo bikomeye. Tukamusenge, senga, ubaka ku buzima bwawe, ubwegereza Imana, hanyuma ukunde urye ibyiza by'Imana. Imana yishimira abayegera, Imana yishimira abayisunga, Imana yishimira kubona abayo babayeho neza. Ntabwo Imana ubundi ikunda kubona tubayeho nabi, kuko ariko abantu bibwira ko Imana ntikunda kubona tubayeho nabi. Imana ihora yishimira abana bayo, kuko kujya kumubyeyi adashobora kwemera ko, adashobora kwishimira kubona umwana wago ameze nabi, ariho mu buzima butameze neza, ariho mu buzima bucakaye. Nta mubyeyi uza gushimira kubona umwana wabayeho nabi. Nako birivuga ngo ko muzi kugirira abana banyu neza kandi muri babi, kananswe so wo mu ijuru ugira neza. Nimba rero twizeye Imana, idushikame, dushira ubwoba, dushaka ubutabazi ku Uwiteka, hanyuma dukunde tubona ibyiza Imana izaduha, kandi bizatubera byiza, bikatunezeza, bikatubera imbaraga mu buzima bwacu, natwe tukaba inkomezi z'abandi bantu bose bari ku ruhande. Abantu bari ku ruhande bakeneye kubona Imana, bakeneye kubona imbaraga z'Uwiteka, kandi bazazibonera mu bizera. Abizera mukomere, mushikame, urwego rwose waba urimo, komera ushikame. Imana iri kumwe nawe, kandi Imana izakugirira neza. Ndabashimiye muri uyu mwanya inshuti bavandimwe, kandi nsaba kugira ngo Mwuka Wera aduhe kumva no kubona no gusobanukirwa no guhishurirwa kugira neza kw'Imana. Mu izina rya Yesu, ijambo ry'Imana rituganze, ijambo ry'Imana ridufashe kandi ridukomeze. Amen.